to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday to me. Shakira. Raundi ahubwo se ninde wacarinze akamena icupa ebyiri Rugaju wasomye kushyize hasi iyi birthday ya Mukiga ndagira ngo ibe special se Karongoro washyize hasi cyangwa wasomye wowe Shani wasomye cyangwa wateretse aruraciye aringatiwe nasigaranye umunwa w'icupa mu kigaraciye aringatiwe nasigaranye umunwa w'icupa reka da umuntu ufite umuntu ufite wagize chance zo guprofita ukanywa ku nzoga y'abagabo ubundi umenyereye za nzoga nasabye urwagwa ko nasabye none se umuntu iyo utagira anniversaire uteretse ninde Mukiga ko yamenyereye iby'ibigage ni kagacuma bamuhereza agatereka kareze none sha oya nikimenye imereba ku munwa we uburyo ari kwaye kumera mu tera hekenye katurebera mugifereze barayiti wanasanga umara cyari mingano yesu ubwa mbere reba ari gushyira ijisho ku icupa nyine kubera ntabwo no brise seriye kandi gerigeze gusanga Mukiga yiteretse ibintu birenga igisheke voka ikigage urumva akongora igisheke ashaka amabiri namusanga yarafite ubugari igisheke n'amazi ari mu rusenda n'umunyu n'ikigage n'imyumbati mureke none yamenye ko amazi ari mu rusenda nyine yamenye ko ari mu rusenda ngo rugumba kwarasanyi oya nago nabikora none se Muki iregure kuri ibyo bintu bakurezeho nuko mbesha abantu ukumva nuko byo gusangiza ngo ibivuzo na voka mwana we mukuru mwe tumanutse kumusanga hano arimo acomoka ava mu bipangu by'abantu none mbaza umuntu mwirukanganye se Mukiga bimeze bite ko wiruka ati shati wahora n'ikisi mwana ko banyirukanganye bireze bakwirukanganye ati bamfashe ndimo n'ibiryo by'umwana uwo waryaga ibiryo by'umwana umwana beshe oya bureka oya mwana mu makari yatekezo n'ubwo tukaza wone mugore wa Mukiga mugambwira ngo Mukiga asigarwana n'umwana isafa y'igikoma ko tutarabyara ko tukiri abageni yeba uko amasara turacyari kukwamo cyangwa narwari none tunabarenganya ngira mwishiri banyerekaga mu WhatsApp oya nuri ndi mwishiri banyerekaga mu WhatsApp kuje nanasiye ukumva amasafu Kama mukishiri wasiba kukaza gushaka ibikoko umwana Mukiga bamwandikaga mu basibye kandi mu basakuje hasi utsogogera ibigage naho koko bakwandikaga mu basibye kwishura banse nanasibye kandi no nasaka ntabwo wize igitondo wigize wiga n'ikigoro cyose naragize cyane narasomye ni kwa kundi basaga mu gitondo kanganya se Karongo vana izo nete turebe nimba uri kureba nk'ururagara rwanitse ku nisi se Karongo se Karongo bari kureba nk'ururagara rwanitse ku ntara niyo mpamvu se Karongo iregure kuri ibyo
none se inuza ingofero ya happy birthday yikuyemo ikirori cyarangiye ni mu mucicu ni mu mucicu wenda musaza ufite ubwanwa muri kumuvugisha ari abana bafite uburebure nk'ubw'abagore umugabo usomeza ikigage voka uri umuntu muzima wo ibyo niwe wabikora navuye kuba buriya mukiga na Sekarongoro wose ni kimwe ariko mugezwa nyine ngo mujye kurwara inzoka ngo keri mutezi wangu nta mukiri urwara inzoka mukiri urwara inzoka ariko twebwe abakiga turyaga twakuni voka n'ikigazi yarwara inzoka gute Yesu ubwezo wa mugabane wo kuteotera uzwa guri imyumbati y'igihumbi mu isoko akicara akayikenya akayiranga Yesu we akayigura ariyo guhekenya se mukiga umugore wateka amateke akaraka rwango nabo mukiga kwicara mukiga nanjye ndamushigikiye arayihekenya kuko kanababwiye bari batari mu kinigi ntabwo duhinga imyumbati bari imyumbati nyiza ngeza ahantu maze ibisi biri niyo mpamvu ujya mu isoko ukayirangiza gute wageze ngo se n'icyo kurya by'imvaburayi nunateze bari kurya ibyo nazi ubu yikumbuye nege ntabwo ibyo nazi kandi mu nkora y'indu none se nyine bari kubicinja tugira ibirayi n'ibiryo ibirayi ibigori impungure amateke amashini Sekarongoro icara hasi mwicare hasi nyine nta biryo nyine ntabwo biryo none muki babwira ngo biraryohaga ngo naho biryo biraryohaga oya biraryamaga birajyanaga ahubwo wowe uravuga ziti ko nayo biriye numva kandi gategere Shakira imana yanze kuvuga ngo asiza ko nuko abonye muri mu busa nuko abonye mwese muri kumara amateko ari guceka ngo baramenya hari navuga se nahumure turi kure y'imuhira ngo ntago avuga kubera ko yanyakombye isafuriya wowe we yabarebye asanga mwese ibintu muri kuvugana ubusa n'ubusazi ahita ahitamo kwicecekera uretse mubwire rugaro ahubwo mu kigali nta by'amaburahabu mwebwe ubundi arabareba ubundi arakurega ngo kuvuga ubusa arakurega Sekarongoro ngo ebyiri ziramunaniye Amakena aramunaniye Shakira aramunaniye Sekarongoro kuri umuntu muri filime akagira ngo ni ibyanya nta muntu kuri bano bazana gukunda ariko Sekarongo gira icyo ubwira aba bantu bakwihaye wanjye ariko mfite ikindi kibazo ariko isaje zo muri none dutwaye icyana ariko isaje none dutwaye icyana ubu tumaze iki ushaka kumenya ko kwavuruza ubwenge uzemere ko ruzi kwiba burya barabivuze hejuru no kwaride Rugaje amagambo uvuga nta n'umukobwa wakwemera uvuga ibigambo Merese kuhisa wikubita hasi nk'igisusa bakojeje ku muriro komeza bura murabizi na rugamba bura ntago bura babizi ariko agende umwe ageze ku zuba ahita uri mukobwa wese mwiza nk'uyu aba afite bino bigabo byo kumuha amafaranga ahita yakuzana mu kayarya hasi none se ibyo ngibyo urabivuze Rugaje atora kuka nawe rero rwama tugomba kujya kumujana ufite nyaki zihagaze n'uwange ngo mugiye kumugeraho afite nyaki reka mbabwire ntabwo kwemera ni
nushaka ntuzanire reka mbabwire wanjye ntakwemera umva mukireka nkubwire buriya mukiga nukataje bamuhamagaye cyangwa tukamubaza yaba nakofa afite ubudizo nyasha akazikora yazikora hafi wowe muri gikoma cy'abana urashaka none uri warazifite ufata kuri nyashi abana nk'aba ufata kuri nyashi kujyana mu kigage no mu rwanda umva rero mubwire rugamba uraseka imbetezi zikagaragara mu menyo umva mbabwize ukuri aya menyo wayakamiye ubonye imbetezi umva yekenye amamera inuma nizo zikunda amamera ubaye n'umuri kurya amamera mureke twumve Sekarongoro ariko icara hasi Sekarongoro icara hasi urubura filmu zitwebwe ntabwo twemera kwakira umuntu ukubitirwa umujugujugu mu myumbati y'abana buriya cyagiye waruvuye he isobanura urangiye rero nanjye kambiye burya cyajya avuga ngo ibi birashyushye ngabugiye kugona inkingi wajyaga he ngo birashyushye ngo mu kigo wanangiriye kuko ngiye none se ko nagwaga hejuru y'umwana uryoshye urumva ariko ubundi igihe hari ikintu ndi kwibaza mu kiga na Rugaju uko ndi kumva ngo bagiye kujya kureba sheri wanjye ubundi muri mwebwe hari uwareka hari uwamuyingayinga nta mafaranga mufite ni mwemere amaso aba mu Kigali arya inda zaba zikaburara mwebwe ukuntu mumeze bano bakobwa muri kwigira ngo ni beza mujaba muri abagurira imyenda muri kumwe mu ma supermarket natwe tubana hano muri gatatu bakuru bajya batuzana none muri gatatu bakuru bamishaka kandi bishimye none se do Shakira ari kumana muri telefone ariko sha reka nkubwire wari waryaho inkoko nari umushwe wawe ntabwo nigeze wari yirye ryayo nari umushwe wawe ntabwo nigeze ngiwo uzabaza uwo mwana rero agusobanurira uburyo bayirya utegereje ko amafaranga nzamuha ari ngazagusohokana uyu ni umuntu ariko ntabireze uyu ni umuntu ntabwo bayurira ntuzongere no kugera imana no kunkoraho bijyana na regisi Aregisi reka nkubaze mureke mbabaze ese Aregisi reka mbabaze ngiye kubaza bano bakobwa bari kuvuga ngo bazadutwara muri bo nitubonamo ushoboye guhekenya imyumbati ya Mukiga ubwo barabyemera nyine natwe tuyamanike bashobora kunywa ibivuzo Aregisi avuga none se reka abari kwinjira mu bantu Shani reka tukubaze washobora guhekenya amamera ya Rugaju ngiye mu gatima niturije ntabwo nawe nabaye nka kakanyoni bitinuma niko kajya kumamera akayatora akayatokora abantu babonye n'ivata yewe uretse kugira ngo ujye mbere urebe ukuntu mu kigo ariko reka nkubwire Sekarongo nawe ahangaha urarengereye wibuke yuko Mukiga ashinzwe gusogongera inzoga za karitsiye ako ngako uhise wirukanka hunga gendera kure Muki uri kunsukira nguga nawe ngo ugiye gusoma aho wumve ko iryoshye iki kintu kwa cyamenyere kurya ibintu nk'ingurube ibintu byose kibonye kuko byose yakibiva ukanyajya kunywa ibigate ibyagwa wabaye mwafata ugiye kujya mwebone ko mugiye kugira ibyadanze sindi ko musukira oya ntago ari ibyadanze amagambo yavuze
nawe oya nawe porofitiyemo ikintu cyawe ntugikoze kandi kuri atubwire impamvu ugiye gusoma ni ukugira ngo atagira ngo ndamuroze Mukiga reka uwo muntu wameze nk'umbewe Mukiga reka nkubwire ninumvaho impumuro y'imyumbati naguranyira igikoni narakimura tesitake narayimuretse ariko yarananiye kuba dukina uri mawuja oya muga mwavugisha ukuri kuba dukina uri mawuja ntawe ushobora kurusha amafaranga n'iki n'iki yesu we ibyawe mwishyura none ngo ntabwo ndusha amafaranga ubwo yabiviyana wita utanu uzongera kukwishyura nubwo nagazongera kuvumbaguza nakagendana agaki akano gafata agomba kukagendana ariko reba amahembe harimo ibitambaro wanagura iriya motike neza ushobora kuba ntibasenyoze arabaruhutse ibigage Mukiga akunda n'ibiryo buriya mu kanya araba yinjiye ariko burasi wamubwiye byeri mubwira imyumbati mibisi arahita byera yireka ajya ku myumbati bajya kumufata ibyo kubika kamera kiriho turebe ariko muki reka tukubaze nk'akantu ka interview gakeya koko ukunda ibigage n'inzagwa urabivangavanga none se vokazo uvangamo manika nisubirire mu kirori Regisi bosi wa Mukiga arayijyanye namufashe kajyane na fanta yawe wandigira ndakira fanta mani njera hari gizabigira ibikira umuntu akayica noneho sasa reka mbabwire ubwo tugiye fanta turebe ubwo igikurikiyeho ikirori cya Mukiga ndabona kirangiye birthday ya Mukiga irarangiye mureke dusoze turebe ko twajya kumushakira imyumbati haraye cyo kugasanya Mukiga urafata imifungo ingahe ya mifungo y'imyumbati nyireke nagukiyifashe moto yakeye yarasanzwe ari gwakira imyumbati mibisi se ko yabonye boss ufite moto arongera kwiteza icyumbati kibisi byahwaniyemo ubeshe mpayuriya no buragiye kurya ibitetse ntabwo agiye kongera kurya nk'akabwana k'ingurube byarangiye Mukiga reba muri firigo aho harimo inkoko ukaranga reba aho ishyiga rya kijyambere riri waribonye uzi uburyo genda ucane turebe waragize ngo ni yava cyo DJ ba DJ bifashisha bari kuvanga imisi yaragiye kujya kurahura ntabwo umenya yarafashe ikintu ngo ajya kurahura ngo aze gacane yamenyeye kurahuza bya bindi bita ngo ni ibishangari byo mu nsina kurahura ni ugukora ariko urijijisha ibyo ko ntabizi cyajya ujya gukora ibiti bitanu by'imyumbati ukicara cyajya ugiye kunywa itabi wakoze iki ugiye kunywa itabi wakoze iki bya filime ntabwo nywa itabi filime ni yahe nuko ariyo sene ngiye gukina none reka nkubwire inzoga sinzi ko nuko ari sene mba ngiye gukina ese ako nubundi bose ari amateke rero ntabwo wahekenye amateke oya ntabwo twamwemerera sawa noneho reka dusohoke umva babandi twatumye imyumbati ya Mukiga baratubwiye ngo igeze hanze reka tumugirire ibanga atayihekenyera kuri kamera reka tumugirire